Baba we si umushyuko kuko ndabuzwa no koko mana karakanazi kakanyereka ko kabishoboye mbana n'ibiraya hano bikora ibibi ndasebye pe Semege buri gihe ukama ibintu arambwira ngo byananiye kangiye nkumva biraryoshye so babigenza bate sasa kugira ngo se ko nsanze mwishimye se umukambu na mukarakara ndi ikibazo muri ubu babyeyi beza abucitse ariko ziri nonewe ibi ni ibiki bibaye nguki ariko zubi ni ayo bamana we acana rwose agira muherekeje we humura ariko ninjye ndabizi ko ari njye nyine nawe turi hano twenyine ahubwo se uzi kurongora fresh ahubwo se muhungu inzira yakuzanye waba uyibuka neza yego ndayibuka fresh ariko ubundi aka kana paka we asari kwagira bwa kera naye ako si uyu mugabo we yizinze yajya he reba igihe nsigiye mu buriri ndabona bwa kera n'abantu bari kugenda yesu ariko sinzi ibyo kamenyicariye asungurire kimasiba yaba agiye byutse ajya ndabyuka nabi ariko si uyu mugabo bitebye Rudiga ku mugoroba ati Musizara ku muhanda yarijije ikimama kimuryamye mu gituza iri joro niyigeza nankoraho ngize ngo ndamukoraho ati ndeka ndumva nameze neza ngiye gutangira mbitekerezeho neza Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mwana we songali waramutse shemi yaramutse neza aya wabaye iki se kandi ubuse warara wipfumbase wihinahina umeze nka nyamwihina ukarara wambaye sha ariko imbeho ikanga ikakwica ukumva unezerewe se uraseka se ibiki sha uko abantu twashije kera ibyo se si ibisanzwe yego ni ibisanzwe ndabyumva ariko wibuke ko mwe murara mwambaye gusa iyo mbeho nimuyumva kandi mukagira n'ibindi byishimo sha ariko njye niyo nakikondera mwishyiraho n'ibiringiti na bitatu iyo mbeho n'ubundi ntabwo byagora ko nayumva pe ndakumva pe nanjye iri joro imbeho yari imereye nabi rero ibimwe bitabaho barasa nawe badasebya garafurere we garafurere n'ukuntu muzi ajya kora ibintu bigashyuha warasaze ahubwo se wazagize ukanyumva mwongera nkakwereka mbana n'ibiraya hano ahubwo se bya bintu Rudiga yari atubwiye ku mugoroba ngo mukuru wawe ngo arikuriza ikimama hariya hirya ku muhanda reka njye kumukoraho nijoro nubwo twabifashe nk'urwenya wasanga ari byo uzi ko nagiye kumukoraho akanjugunya ngo mvaho ngo ndarwaye ngo nkagira ne ariko wa mwana uzankuraho igihe cyose umuntu aba yaraye yifurembye ubura kuza ahubwo kwijyana reka rero nkubwire ngo ndirwariye nanabyutse danamubura gute se uneze neza no kwiruka arakubwira ati ndirwariye nose gahurira he n'imbeho ko nzi ko kimwe mu biranga umurwayi harimo n'umuriro rimwe na rimwe ahubwo wakabaye umbwira ko yagutwikaga sha akiyaba ari nkanjye dore ngo imboga zibona abana nubwo garafurera nduta umva aho ubera uruhinja kandi ahubwo se ufite gahunda ngo tujye kumarana imbeho Shemegi mwiza we ngewe mfite gahunda wakintu ntabwo se genda uzuye pe ahubwo tugenda pe ahubwo kamita mbifungurira hano
umuhanze ubu se ahise aturuka hariya. oya nari tugende wininze aho wininze cyangwa ngende ipantaro nayivanye kagende nayivanyemo Oya ubu se ahise aza ko yagiye mu gitondo. kangureho umupira kugira ngo twite tugerayo tugera vuba pe turajya mu cyawe se cyangwa ni mu cyacu? oya tujye mu cyanjye Oya tujye mu cyawe. nawe wumva bazi Kakaru kandi ngiye nzakica ubundi ko kari kazi ko ntabyo gashoboye kankurubana gakanjyana he ukuntu gatumye numvaga mbishaka gusa ubu se ubu katumye mbikorera iki kirirwa kanyemera ngo karashoboye ntacyo ushoboye mbana n'ibiraya hano wagahinja we bikora ibibi wese uzi ko uzi ko ndagahinja kubera ikimwe ibintu byawe nta n'ikiza bakwikora ndamaze umuntu watangiye kuryoherwa ugahita wisaza ndamaze uramaze si iki ko kahise katuma njya muri mudu kahise kakanyema twasubiye tukareba ko nayikuvanamo amahero ariko urambaza iki ubundi wowe ubundi umuntu aba yakujyana ntabwo wowe njyana si iki utumye njya mu bushyuhe ariko reka mubwire harya ngo nuko nakwemereye uramaze ukanyiyemeraho uramaze shaho umaze ariko ubundi icara ahubwo cyangwa se ujye musoza hano wagiye ugira iki icara hano cyangwa ujye musoza nticaye hose ariko ubundi oya rwose sinzabyemera ngiye wemera uzaba kutugera mu buriri ugahita wongera wisohokeza oshit genda wa ndasebye pe shemege buri gihe ukamaye ibintu aravuga ngo ndamubihiriza kandi ngiye nkumva biraryoshye so babigenza bute sasa baba we si umushyuko kuko ndawirirwa na koko mana karakanazi kakanyereka ko kabishoboye narangiza yesu we na sheri yagiye nawe hari se kuko ubu nasanze ari kwivugisha ibintu namubwira ko ari ibiki yesu we ndumva zije pe mana mbega umugabo we karakanazi nikazongere no kumenyera yesu we ngo karamfubya pe yesu we karakanazi koko Hello? Big brother. Ni sawa man. Turaburanye wangu. Chakarezo wangu. Umva se man. Umuzigo kwa ntobokanye se bro. Umva mbese. Nta kuntu wankara gundi se mani kandi ndimo ndabona mana abasumbaye barimo bagenda bangaho buri mwanya. Danje mwana se ntago ubona ko kugira ngo life ibamo mani bisaba gutigita ntawe hejeje. Oya nari bere ko se ntubizi ko nari byanjye mani. Kare se mati kubundi turi kumwe wabura iki mani. Uya humura we ahubwo gira urebe ukuntu wanzungu uwo muzigo. Nanjye ndebe ukuntu nawe usumbisha mani ibintu by'ibicwa babikene. Sorry no. Oya ntacyo turi kumwe bigire ndi mu rugo nari. Sawa. Ya. Mukobwa. Yamisema. Meze neza. Oya kujya inyegera. Hari n'umugabo usuza ukabona ni ruhaya neza. Meze neza. Ya, sha rero duhuye n'undi nandi mu nzira zigani wawe. Ya nanje kuri aka gashati nyine ko wambiki. ngo Sorry nako. Matiko nanjye. Narinje kureba wakambikiye nyine. Numvaga nagutekereje no wateye. Yego rata. Warutitse rata mugabo mwiza. Cyane kandi bibaho bitewe ni karibi wacu nakiwanje. None se sha. Wambwiye ko nta mugabo afite nkaba numva uvuga ngo iwawe shaka kuzangusha umutego se mwa? Kutangiye kuvuga ngo iwacu kandi urambwiye ko nta mugabo afite. Shaka kuzanura umutego se man? Yigo. Wowe ufite umugabo cyangwa mbwiza ukuri nyine? Mani menye ukuntu binyonyombamo mani batazamvuna umutwe. None se kuba ntafite umugabo bivuze ko nta mwana mfite? Kumwana ni kose byabugera. Kandi se mwana? Niba yahumura. Yego. N'umusore ni mukuru w'igihugu kaminuza. Ya matifu gusa ariko iyo umuntu avuze mani mu rugo ukuntu nge wacu nyine nkatwe arukundiza twumva nkumvuze ngo iwanjye sava bitubyumva ko ari iwanjye ariko humura n'ubundi mfite umwana umwe w'umusore kandi nawe yiga kaminuza ni korose ryabugera
se kandi bahungu ubu ni igisore birumvikana indaya mbaya ubona n'ikibazo ubwo si cyo nikizanywesha amazi amata atarabuze mu Rwanda ma ntago aba ahari ntago aba ahari aba ku ishuri yigabayo yego apo ntacyo ubwo ducangemo ibirenge apo unaniye n'izuba neza Bemuze Misheri ngwino hano muri saro ye tugire ibyo tuba twiganiriraho nako tuganire rwose ngenda tuganire ngwino tuganire kugira ngo nanjye sinari mbikeneye ahubwo yego di ariko wari uvuye kuri wa muturanyi hariya hepfo mvuye kureba ya nka yanjye naragije ariko bayifashe nabi reka ndetse kuyakira akagakora tuba tukarambitse hariya bayifashe nabi ahubwo no gushaka aho nshyira akarara aho ngaho niko se madamu karame ndakubona ubu ngubu rwose nibwo ngewe ngize ndakwitegereza mubonye mu bwiza yewe naratomboye buriya ahubwo se uzi ko ibintu byo kuririmba hari ikintu mbiziho burya se urabona bya bitaramo bya kera byabaga birimo ba Rugamba Sipiriyani ba Kagambage n'abandi aho sinahatangwaga uzi ko nahakuye igihembo buti n'ukuri noneho kamuririmbira akaririmbo kamwe kangoraga ku mutima muteze yombi ni ukuri pe uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga byabagaje uko rero abafana cikacikacikaci tukajya hejuru amakote udupantaro twahanaguye ubwo rero nanjye uhise ukantura kubera ko ari bwo wabonye kode mwiza umva ubwiza nari nkuziho ni bwa bundi bwa hariya nyine nawe bityo rero iyo ndirimbo niyo ituma ngenda nsaza mu byiciro ubu ngeze mu mavi nsaza uva he mbahe ku birenge ubu uvuye ku birenge mu mavi honyine ubu ngeze mu mavi nsaza utajya ngo wenda nurutse hejuru nkaba ngeze aha naba narangiye burya nari ngiye ko nashatse umugabo w'umusaza none ku mavi uracyari umusaza ndacyarumva rero ndacyari ndaje gushimira njyewe ngenda nsaza mu byiciro ubu tuvugana none ngeze mu mavi nsaza uvuye he uvuye ku birenge ku birenge ubu nibwo ngeze ku mavi nsaza urumva ndacyari wende ndacyari mugenge ariko bino bintu ni byiza we sindarenga ntarenga ku mavi haracyari igihe kinini ariko zikoze kuririmba rwose ibyiza nacyo ibisingizo ndetse n'ibisigo ni ibintu byawe byose ujya ugerageza ariko hari umuhanzi nubwo ari umwana ajya aririmba indirimbo nziza uzi indirimbo mperutse kumva nshyashya ikangura ku mutima hari akantu nigeze kumva ngo umuhanzi ari kuririmba ngo mwari mwiza bose ubarusha indoro nasanze nanditse ubwiza bwawe bwose nabona impapuro ngo narakwitegereje urinda urenga narakumenya ngenda neza imico yawe maze kuyimenya akazi ngahaba neza bwahangarutse mbajije uko baruciye baratsindwa ibyo ni byo byanjye ahubwo ngiye kujya nkuremera ibyishimo ku buryo ntujya umbona uzajya umbonamo ibyishimo byawe ubone kumbonamo umutware wawe ibintu byiza binejeje yewe ubu ndumva rwose nagushimira gira uturanshimira utereye nuko rwose uneye amatsiko umva ndaje mushimire ubundi ubirebe none se tugende ubu urabona ko duhuriye ku muhanda inkuru y'ubuzima bwanjye ni ndende sinayikubwirira street ibirenze kuri ibyo ngibyo uzabimenya nugera mu mahombo mani naribitse nawe ndafata kabisa ariko no meri ntitanje ndagaswe kimeri ndasho ntari good man uko nshobora ku masirenge y'imihanda man ikintu bora po yabana ahantu matiku ndimo tu nanjye ngiye kumunyegera gake ndagaswe ni namufataga karamatiku nzabitorosho man
kanikomereza ahubwo ndebe niba wa mujama wanjye ntabwo ari ikintu yibwiye se bampinduye se reka nibarize umujama n'undi aho bigeze iriya nayo buranyishyize muri bizinesi mfite muri iki gihe ntari okay sawa akumiro ni konsi rya bugera wamuhira imbese wakuyeho fone mani oya ntago agaswira ndaje gushimira buriya nyukubona mpita nkubonamo ibyishimo ujyumva nanjye rero ndashimye tugende tonde ndaje gushimire nyine tugende ndaje gushimire wowe witonde ko mbona ufite amatsiko menshi oya mfite amatsiko rero mu buzima busanzwe uranezeza pe ni ariko noneho ndakunezeza ariko kubera ko karirimbo ntuye nanjye ndaje gushimire ubwo ni ibanga umbikiye nyine erega ndaje ibyo simberuka mu bana ja ibyo sinjye abana nibyo abantu bakundana nibyo abantu bakundana ariko abantu mugenda muturisha byinshi dore ko sigaye mbona ari wowe utoza urubyiruko ibintu byinshi ubundi ibyo impamvu ari iby'abantu bakundana ubu ndaje nkuhobere ubundi nindangiza nsoje kuguhobera ndahita nguha kabisa ahubwo ndumva atari ukubikora ahubwo ni ukunyigira none se ntidukundana turakundana ntundi mbese ndumva nanjye hajya ku karirimbo mu nibukira ako karirimbo mwiza buri gitego utarushwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga nzakwigisha kuririmba nzakwigisha rwose kuririmba icyo ntugitindeho ako karirimba ni keza rwose nanjye ndakemera nawe se ubu rero ubu ngiye kuguhobera we nkigisha uko batangana akabizu aha ujya kunyishingira aha kugira ngo se ko nsanze museka se mwambona mukarakara ndi ikibazo muri uru rugo babyeyi beza mwana wa nose ujya ngo twarakaye oya mwana wanjye ni uko nzi neza yuko abana nkamwe muba mukeneye umutuzo ugize ngo mwana wawe kuki utavuze ngo mwana wacu uwanjye uyu mwana ni uwacu mwana wanjye nyine si uwanjye amva mbese ubwo se ubona mama arinjije bayobya uko bishakiye musaza naho mama nawe wicurika ibintu rwose sintekereza ko nkeneye umutuzo kubarusha pe cyane ko twebwe n'abana turagira ntabwo turagira ibintu bitujagaraza mu mutwe nimwe mukeneye umutuzo kuturusha niko muze katuganira amagambo y'abagabo niwumva se ahubwo mwana wundi ufite gahunda ki kuri mama umva mwana wa mama twubahane nawe nujya ushaka ijambo ndariguha ariko twubahane rwose nibyo mwana we aha gahunda niyo kubana mu buhe buryo waramusabye se waramukoye se nibura murabana mu buhe buryo nari kubikora pe ariko muzehe yatabarutse ejo bundi mukecuru urumva ngo yagiye kera so kumva rero nakundi byari kuza kugenda muri make ubwo ni agasoro witoraguriye mu nzira katagira nyiraho. Salama Judy. Salama Gisa. Umeze bite? Meze neza. None se urimo urajya hehe? Ndi kwitemberera gusa. Ni byiza. None se ko cyagiye wambajije izina ryanjye uritsindagiye byari ibiki? Yewe bifite aho bihuriye na Tantine Marigo. Ubwo rero nzabikubwira turi uwa batatu bayahubwo. Ngo bifite aho bihuriye na Tantine Marigo? Nyuma yo kuba nta babyeyi afite rero
ibyamukorerwa byose nyine urumva nawe ubyumva mu matwi yawe ni ugomba kubihagarara ni njyewe kandi ntunsuzugure nabonye ugira n'ivugonyo ryinshi umva aka kantu neza muze mama agomba gusabwa agakobwa agahabwa agaciro nk'ako nk'abandi niko se wa mwana we umunyoko ni umukobwa umunyoko ni umukobwa rwose ubu koko nyoko ni umukobwa uri urujyo kansiyo muze ntusuzugurire iwanjye umva mbese agasuzugura ntabwo muze wisuzugura we ngorojya. oya mama tuzana hano ahubwo iki gisaza ngiye kugishyira ku murongo niko se muhigi we. oya mwana wa nawe wirengera. oya mama ndeka nabyo ndengeramo kuko hano ni mu mbago za data nabangamirwa azajye mu mbago ze yumvikanye neza niko harizembewe. uwo mama si umukobwa wasanze ari umugabo se hakugwe nasoni ibyo wampereye ndagira ngo ukurugutura ayo matwi wumve neza. mama ni umukobwa ahubwo cyane uko nabo bakobwa umunezero batanga mama wakubye inshuro ntabara. okay iyo utaza kubona uwo munezero niwari gukwamira hano wagisaza we. ndabona utari ku rwego rw'imitekerereze myiza ku buryo waganira nanjye none n'ubundi ikiganiro nari nateguye gikomeje wakomeza kunsubiza amafuti. so itekerezeho ejo tuzasubukura. mama ngwino dusohoke mu nzira ufite gisaza kuba nawe umeze ute maniga? ntari bimani karama. umeze ute se kapo? nta kibazo bro, ni urucabana rwose. narumvishe ariko ngo waracyanuye. bakoreye ansese musaza. ndi hariya muri Zirakama, nta nubwo ari nakure muri titisi cyaza ubwenge niyo banyohereje rwose. mbese musaza ugiye kuziga ibiki? ujya ntago ari ibintu bigoye tu. ubu ngiye kuziga SME, Science and Mathematics Education. ahubwo si ubwo wabimenya musaza ko nzi yuko ibyawe byo ari ugupfupfunuza gusa biba biri mu mutwe. yego Yesu Kristo abambwe ku musaraba akaramajya akaza kumukuzaho kugira rubanda batagumya guhohoterwa injiji ngo ni matigi kazi kuri umunwa w'inzoka igenda yikura mu ishyamba iri kuvungira vumbura. uzi kurenze musaza, ahubwo se subize se ko utuntu twanjye iminota. ahubwo se wowe ko numva ngo ugiye kwiga hirya ngiyo muri Zirakamwa, ubwo kwiga no gupupfunyiza uzabibuza ukanatsinda mwana urarenze pe. ni urucabana kabisa. umva shyiraho pe izina ry'Imana. ubundi ni urucabana pe. handi ubu wasanga Berekimasi. Berekimasi se nawe uzamwibariza. ntabwo ntabwo ajya apfupfunyuza pe. uzi gupfunuza umva uratuma mureke. ahubwo se musaza ko numvishe akameshaje warebye ko bayashyizeho ukajya kungurira kamwe byibura mwipfupfunyuza ko naheza yeza. niyo wangurira gake n'umugongo n'akantu nyine k'umugongo w'ingona kamwe byaba bihuye. nkajyana iki se ku ishuri? ubu se wasanga ari za zindi za MTN da kanange ndebe. ni za MTN. ese ninde wanyoherereza n'indi nzu ubu ngubu? kereka wenda ari mama. ariko se icyo mpfa n'abantu mutize nese ibisonnye byose uba wumva yuko ari amafaranga? umva nyagukubitwa n'inkuko kwanura ku kantu abahere bagucuramo icyo bagucuramuye bakagucuramura inshuro 3 kandi bitajyaga bibaho. nibeshya ahubwo kubera yuko kenshi na kenshi ndi kumwe n'umuntu nkumva telefone irasonnye, ubundi kenshi na kenshi ngura kuba ndi kumwe n'ababosi nyine nawe urabizi. kuramo burya ati nta n'udufaranga kahita agenda akangurira kamwe hariya ninywera n'undi naheza y'isi. wowe karama wowe nta kamwe nzakugurira, nushaka dore uzajya wakuruje n'amaguru. nta kamwe nzakugurira kabisa nubwo turi inshuti. daga cyane inote nkenyegeza ibicece. ubwo nta kibazo kamucike ubwo ariko nta kibazo ubimenye. nta kibazo.
banguka rwose. Gusa ntugiye kumbaza udukira. Oya nta kibazo wenda kubaza. Ahubwo se twicareho rwose. Iki gisaza rero buriya mama iyo nyirebye kinera religi ushatse bazagisora angana nagitunumura nabi. Uzagisore rwose ngewe bitazarangira nyisandaje ngewe rwose. Genda gake mwana we. Urashaka kubona mama wapfa? Akarakaraka. Oya ntabwo mama apfa. Ahubwo icyamutera gupfa cyapfa mbere yuko mama agenda. Mama niwe byishimo nsigaranye kuri uyu mubumbe. Wabimenye nawe ko ari we byishimo. Ni we wenyine nsigaranye rwose. Tewe ndabona zihinduye imirishyo, reka mfate agafuni mbe ntembera ngere hariya ku muhanda wenda. Ngere ku muhanda mfate agacupa mbe nanizubazaho ndabona kagahungu navuze ko nazakagiye muri ka kanapfuye ko gakubitwa n'inkuba. Utazantera agahinda rero. Urabyumva neza? Mama ndabyumva rwose. Utazantera agahinda mwana wanjye. Njye kubaza mufuti wanjye Rukwago rwose inkozi yahuye na Gicyangira umuntu gitera agahinda, wahinga ukarumbya wabyara ugapfusha. Icyangira umuntu gitera agahinda. Baba we mbega agahungu kari hariya. Hako se kari agakobwa ubundi ko kakomera ukagashira isoni kakaba kamamagaye. Umamagaye suri iwawe hari akantu nza nsome. Huse yewe hari iki? Ariko none se komera ukushira isoni byagenze bite sha? Kose ngo ninebuke ngambwira rero hari icyo se ko mbona utarwiyambitse. Mucuti umubanze ntabwo nyishyira isoni byaragiye ngwamo kari kanyagwe none se kutayimwe none nsubwe ngo nkugwemo se none mucuti umubanze ariko mbona ahubwo siko mbona wagira ntaba hari nk'ubwo hafunguye. Mwiriwe kwa Mariana. Mwiriwe neza. Uraho neza mwana wawe? Uraho. Amakuru ni meza. Rukwago se nta waba uri muri ubu bwacu? Yewe Rukwago ntabwo sinzi ahantu aganye. Hari ahantu aganye hafi aha ngaha ntawe uhari. Yatembereyemo ubwo ngubwo. Ariko namwe mwari muri aho. None se mama Rukwago uriya musaza ugenda uyoragura buri gitsina gore cyose ahuye nacyo mu muhanda, ubona atazabangiriza umunezero we n'umuhungu wawe? Umva wa gahungu, ni Rukwago uri kugukoresha? Oya si we, ahubwo ni inama nari ngiye kukugira. Ariko ziri none ibi ni ibiki bibaye? Nguki? Mbana n'ibiraya karibu. Ariko uzaje umwana ra? Indaya mbaya. None se hari agake yakoze none bimeze bite? Ni byiza. Ariko se ko wagira ngo ufite ikibazo? Oya birantunguye kuba umpamagaye kandi ubundi njyewe nzi neza ko ndi umugore umukire. Oya kubitewe n'ukuntu ejo bundi wanshyizeho isoni. Ariko nzi nize ariko mana we ibi bintu ni byiza we, ibi bintu ni byiza pe. Baba we ariko baba we mbega niko none se ubu Tugikoni se cyegeke harize mpere. Hakose noneho uyu mukobwa ko mbona noneho
ahubwo se muhungu inzira yakuzanye waba uyibuka neza? yego ndayibuka fresh. Mva nkubwire wa muhungu we, genda ubwire umwami ukorere iyambarire byanze Mariana aho kugira ngo ari kuriya musaza mwapfa mugashyira bagasigara mu isi ya babiri. Uranyumva neza? Ubwo urimo uranyumva? Ndi kukumva rwose mukecuru. None se ubwo mwaba mubaye Adamu na Eva ko aribo batangiye bibona ku isi ari babiri bonyine? Yaba ari Mariana na Mucutsumumu, ariko ubundi aka kana papa we asani ngo kaje kugira inama. Umva umuntu wese uziha ibyanjye na Mucutsumumu, umva nzamuvunira kwivi. Ayayayayayay cha nawe buriya karagahungu nako muretse wenda kazamanga kanisubire mu mirimo yanjye kaba kaje kantera umwaka. Rero Mucutsa ngize amahirwe ndakubonye. Hari inkuru nziza mfite. Umva rero njya mbona duhura ukanyikoreshwa ubundi ugata n'inkuru. Ese ubundi ubuzi kurongora bya freshira? Yewe ndabizi rwose. Urabizi? Ndabizi pe. Achana rwose agira muherekeje. Hoya humura ariko ninjye ndabizi ko ari njye nyine nawe turi hano twenyine. Ahubwo se uzi kurongora fresh? Ndabizi. Urabizi? Ndabizi. Yego. Cyane. Urabizi fresh? Ndabizi ibyo ngibyo. Humura Matiko yagiye isafari. Karumuna ke ngono karatsinze ngo kagiye kureba aho bakohereje. Ntabwo karibuze vuba wigira ikibazo. Rero ngwino nkwereke niko ntabwo tujya mu cyumba cy'umugabo. Haya ni amahano. Ahubwo reka mujyane mu cyumba cya Berekimasi. Berekimasi kakarumuna k'umugabo. Hey. Erega naho ni heza. Ako turahize yaragumayo. Aragumayo ariko isoko. Ariko noneho Mucutsumumu we. Yewe. Naho ngaho se. Wowe muri mu biki ubundi? Mucutsa we nizi iri hano mu kiraro ndayiguha mbega Mucutsumumu Kangere kwariya umva erega ngimvura neza igo se ahubwo se buriya akuranyemeje cyaho koko se umva nzagaruka buriya burasa kununguye nakubonye nje uvuze nakubonye kare ibyo wankoreye ugende umugabo yagiye mu gitondo genda ayiwe ariko muko unkoresheje amakosa n'ukuri kw'Imana ewe oya uri igitambambuga se oya sindi igitambambuga ariko unkoresheje amakosa ariko muze kabije urameze neza yewe nawe kutoroshyera gute yewe ukuntu uryoshye wambaye ikirezi namenya ko kera yewe Matiko we genda yewe namenya ko kera nubwo memuke ariko ubwo ngubwo inkoni yanjye se sha mbega umusaza we ankuyemo kabisa yababa we mpuye na Matiko n'ibintu namukoreye koko apfu ubundi se hari ibyo yamenye ewe ntabyo yigeze amenya yo bujyu asha gifu wigize ibiki sha harya ngo ntiwasuza umuntu umuhobeye ahubwo se itegeko ryo gusuzanya bahoberanye gusa ryasohotse ryari muri Zamburi none se sha gifu uwo nguwo uhobe arusha iki Matiko ese ni kino cyo cyaje ryari ibisaza by'iyi minsi ngo bagire ngo rero ngo ubwo ntago bikoze ubishaka wumvisha agahumuro ko mu gituza cy'umusaza sema wumvisha agatabi ko mu ikoti ariko kumenya ntukakurize we